Nshuti bakunzi ba Kamera Gospel TV Show, nongeye kubasuhuza bifuriza ibihe byiza. Muri kumwe na Jean Bosco. Bosco maze kumenyera mu biganiro bitandukanye, ndimo kubakorera ibyegeranyo bitandukanye, harimo icyegeranyo cy'ubuzima bw'umugabo witwa Salomo. Mwabonye mwese, nshima commentaire ndetse n'ibitekerezo batugaragarije ko byabagira umumaro. Salomo, umugabo w'imfura, umugabo wagize ibidasanzwe, wagize ubwenge budasanzwe bw'impano y'Imana. Uyu munsi nagira ngo mbaganirize ku mateka y'umuhungu we, umuhungu witwa Jonathan. Jonathan akaba ari umwe mu bahungu b'umugabo witwa Sawuli wabaye ku ngoma, ari nawe wasimbuwe n'umugabo nanone witwa Dawidi. Dawidi yari umwe mu bami ba Isiraheli babayeho mu gihe cyashize, mu gihe cya kera cy'ingoma z'abami, kandi tubona ko yabaye umuntu udasanzwe mu bantu bakoze ibidasanzwe mu gihe cye. Aho rero tureba yabaye inshuti nziza, bavuga ngo ni inshuti zimeze nk'izikubiranyije. Umugabo wabayeho ubuzima bwo kumenya impano ya buri muntu. Yamenye impano Dawidi. Uwo mugabo witwa Dawidi yari nabyita ko bari inshuti, bari mu kigero kingana. Jonathan rero yari umuntu udasanzwe kuko yari afite ubupfura, yari umuntu w'inyangamugayo, yari we wagomba kuzaba umwami, ariko mu by'ukuri afata icyo yagombaga kuba cyo agiha umugabo witwa Dawidi. Dawidi wagaragaje ubudasa. Jonathan rero bwa mbere yagaragara muri Bibiliya, yavuzweho nk'umuntu umutsinzi wa Geba, cyangwa se yabayeho nk'umuntu wabayeho nk'umurwanyi tubibona muri Samweli wa mbere igice cya 13. Igihe cyose rero, igice cyose kitwereka yuko harimo uburyo budasanzwe. Jonathan yabaye indwanyi, yatsinze Abafilisitiya, yabayeho mu gihe cya Sange. Kitubwira amwe mu mateka y'abagabo babayeho b'imfura b'inyangamugayo, kigatuma tubigiraho. Hari umugabo twaganiriyeho ubushize, umugabo witwa Salomo. Twabonye Salomo ko yari umutware udasanzwe, yakoze iby'ubwenge, aca imanza zidasanzwe, yagaragaza ubudasa, ntiyikunze, yakunze igihugu cye kugeza ku mateka akomeye y'igihugu cya Israel tubona uyu munsi. Turavuga undi mugabo rero wabayeho mu gihe cye, ni umwana w'umwami witwaga Sawuli. Sawuli yagaragaye nk'umwami wabayeho igihe cya transition, ariko yabaye none umwami watumye igihugu cya Israel kijya hasi cyane. Mu gihe cye yabyaye abahungu n'abakobwa, ariko cyane cyane bavugamo umugabo witwa, cyangwa se umuhungu we witwa Jonathan. Jonathan uvuga ko yari inshuti cyane y'umugabo cyangwa umusore nanone waje kuzabamo umwami, ari we se wa Salomo, ari we witwaga Dawidi. Dawidi rero yabaye inshuti cyane y'akadasohokana na Jonathan. Baza kuba abantu badasanzwe muri icyo gihe, kugeza ubwo inkuru tubona mu busanzwe. Isomo twigira kuri uyu mugabo Jonathan ni uko urukundo yagize, cyangwa se ubwenge yari afite, bwamuhishuriye ibanga ridasanzwe mu mugabo witwa Sawuli, umugabo witwa Dawidi, bituma amukunda, bituma amuha iyabukuru, niko nabyita, amubera umuntu w'ingenzi utuma ubuzima bwa Dawidi butajya mu kaga, amubera umurinzi aho yari kwase, amwitaho, amuvana mu bihe bibi, atuma agera mu bihe byiza. Dawidi yabayeho kubera ko Jonathan yari ahari. Yagiye amucira akanzu mu gihe yabaga yahigiwe kwicwa, yagiye amuhisha mu gihe byagoranye, ariko haje kubaho ikidasanzwe. Ubwenge Dawidi yari afite, umugabo wabuvumbuye n'utwa Jonathan, niwe wavuze ngo aho kugira ngo umwami, uyu niwe uzaba umwami, amuha iyabukuru. Ubundi byari bimenyerewe yuko umwami wese cyangwa umwana w'umwami igikomangoma aba yifuza ko napfa ise ari we uzamusimbura, ariko ibi siko uyu mugabo w'igitangaza abikoze. Reka tuvuge kuri ubwo buhangange bwe. Mu by'ukuri Jonathan yari umwana nawe nk'abandi, wifuza kuzagera ku nzozi zo kuba umutware, umuyobozi ukomeye muri kiriya gihe,
ariko ntabwo mu by'ukuri umwuka yari afite umwuka wa simplicity, yari afite impano yo gukereya kariya, yari afite impano yo kumva ibyo abandi bashoboye, yari azi ubushobozi bwe, yari azi aho yagarukira n'aho atarenza. Rero yitaye cyane ku mbaraga n'ubwenge bwagaragazwaga n'umusore Dawidi, bituma amubera ukiraro, aravuga ngo uyu nguyu niwe uzaba umwami, niwe uzasimbura data. Yego byari byaravuzwe n'Imana, byari byashyizweho umukono n'Imana, ariko Jonathan nawe ubwo yaje kumva icyari kiri muri Dawidi aragishyigikira. Ni gake cyane uzasanga abantu bifuza gushyigikira impano babonye muri wowe, ni gake cyane uzasanga abantu bifuza kubaka ubucuti burambye, ubucuti butagambana, ubucuti buganisha ku butsinzi muri iki gihe turimo. Ariko Jonathan agaragaza nk'umuntu wabaye imfura, wabaye inyangamugayo kuri Dawidi, byatumye Dawidi ubwo yabaga umwami ajya gushaka umwe mu barokotse b'umuryango we kugira ngo azamwiture. Rero icyo twigira kuri Jonathan mu kiganiro gitoya cyane, icyo twigira kuri Jonathan ni uko Jonathan yabashije kumenya neza ibyo abasha n'ibyo atabasha, yigomwa ingoma atari gushobora ayiha uwo wari uyishoboye, kandi nta sano y'amaraso bari bafitanye, ariko ubucuti bwabo n'urukundo rwabo byagaragaye ko bishobora kurema ikintu kidasanzwe, ikintu gishya, ikintu cyiza, ikintu cy'umumaro. Rero wowe udukurikiye, ndagira ngo muri kiganiro gitoya usobanukirwe neza ko burya ibintu byose ntabwo bishoboye. Ushake umuntu mufitanye ubucuti, ushake umuntu w'ingenzi ufite ibyo ashoboye, umushyigikire nubwo byaba ari we bigenewe, ariko iyo utabishoboye ni byiza kubiha ababishoboye. Ibyo rero tubyita muri iki gihe tubyita mentor cyangwa se tubyita career guidance. Uyu mugabo niwe wa mbere navuga ko yavumbuye career guidance, niwe watangiye gukora career guidance, akora kariyeri y'umuntu witwa Dawidi, barazamukana, aramurinda, aramwitaho, aramumentaringa kugeza igihe yamwigishije iby'ubwami, yamutoje iby'ubwami, ibyo bagaragara batashobora gukora we yarabikoze, yamwigishije imyicarire y'ibwami, amwigisha imirire y'ibwami, amwigisha imigendere y'abana b'abami, amwigisha imibereho ya cyami, kuko yari yaravukiye mu bwami, undi yaravukiye mu ishyamba, yaravukiye mu muryango uciriritse, ariko kandi arerwa no mu ishyamba, akorera mu ishyamba. Rero Dawidi iki cyamubereye inkingi ikomeye mu gihe cyose yari ku butware, yari mu butware bwe, igihe yari amaze kuba umwami, byamugiriye akamaro. Reka nkwifurize umunsi mwiza, nkwifurize ibihe byiza wari udukurikiye, ariko nkusaba kugira ngo niba ubona hari opportunity mugenzi wawe afite, niba hari opportunity ufite mugenzi wawe yabona, reka nkutoze, reka nkwigishe ko wazimufashamo yabigeraho kandi yakwirahira. Buri wese agira umufasha, buri wese akenera umufasha, buri wese akenera umwitaho. Ndakwifuriza wowe munyarwanda, wowe mu Kinyarwanda, wowe uri mu Rwanda, wowe uri mu mahanga, niba hari icyo ubona mugenzi wawe ashoboye kimufashemo, niba hari icyo ubona wari ukwiye kudashoboye, igihe abagishoboye bagikore. Nawe ni inyungu kuri wowe, ni inyungu ku muryango wawe, ni inyungu ku gihugu, kuko kizabona ukiyobora mu buryo bukwiye. Ntekereza ko Jonathan yatubera urugero rwiza mu gushyigikira no kurwanira ishyaka abashoboye, abanyempano bafite ibyo bazi, ibyo bashoboye, ariko bakeneye umuntu bashyigikira, bakeneye umuntu ubaba hafi atabarwanya, bakeneye umuntu ubakunda akabitaho. Dukeneye none abantu bafite umutima wa simple servant, abantu bafite umutima wo kwita no gushobora no kuyobora abandi kugera ku ntsinzi. Murakoze cyane, umugoroba mwiza, ibihe byiza, nakagaruka.